Ni mu masaha y'ijoro Iriza ari gufasha Gasaro gukora umwitozo w'uko yazakora interview y'akazi bukeye. Gasaro rero atangira avuga ati nitwa Gasaro, aka kazi ndagakeneye kuko murumuna wanjye arwaye. Iriza ahita amubwira ati hoya, ntabwo muri interview ugomba gushyiramo ko murumuna wawe arwaye kuko ibyo ntabwo bibareba. Gasaro ati reka nsubiremo basi, aka kazi ndagakeneye kubera yuko nzi kwakira abakiriya neza, nzi kubasekera kandi nzi kumenya icyo bashaka. Gusa nyine ababivuga vuba vuba cyane yiruka, maze Iriza ati hoya, ati na n'ubu rwose ntabwo urabikora neza, ati uri kwiruka wagira ngo uri kurapa, ati tekereza ko nyine ni akazi ushaka, rwose nta kintu uri kwirukankana nacyo musiganwa. Gasaro atari ibi bintu birakomeye ni ukuri, arongera kandi agasubiramo ati nitwa Gasaro, aka kazi ndagakeneye, ariko n'ubundi agahita arekeraho. Maze Iriza ati mva rero nkubwire rwose, wowe menya ko ntabwo uzaba uri kubazwa kuri polisi, ni interview y'akazi kandi uzakabona ntugire ikibazo. Gusa nanone biragaragara ko rwose ubwonko bwawe bushobora kuba bunaniwe. Icyiza rero mbona ni uko waryama ukaruhuka, maze mu gitondo tukaza kubisubiramo waruhutse, nibwo rwose biba bishoboka. Naho ubu ikigaragara ufite stress nyinshi cyane, ntabwo rero nta kintu kimwe wakora neza kandi ufite stress. Gasaro ati ahubwo iyo nama ungiriye niyo, reka nduhuke tuzabisubiramo ejo rwose meze neza. Ati gusa kubera ukuntu nshaka aka kazi niyo mpamvu ubona mpangayitse. Iriza turagashaka kandi uzakabona, nyine wowe ahubwo wihangayika tuza. Gasaro rero aryama amasaha make cyane, n'ubundi agakanguka mu ijoro hagati, agatangira kandi kongera kurepeta bya bintu aba atekereza ko agomba kuzasubiza muri interview. Gusa nyine Iriza arakanguka atariko se rwose Gasaro wambaye ukaryama ukaruhuka, urabona ijoro riracyabura amasaha 4 kugira ngo rike, wayaruhutse maze ibyo bintu ukaza kubisubiramo hakeye. Gasaro ati ntakubeshye, ntabwo rwose nabasha gufatanya ijisho, ahubwo ndabikora buhoro cyane, noneho ntabwo nongera kugukangura, mbabarira rwose ngaho iryamire, ndabikora gake, nawe kuryama byo ntabwo bishoboka kuko rwose ntabwo nasinzira. Mu gitondo rero Gasaro amara kwitegura, ari gufunga umuryango, telefone ye ikaba irasonnye, arareba agasanga ni mama umuhamagaye. Mama we rero aba ari kumwe na murumuna wa Gasaro uba umaze igihe kinini cyane arwaye, aryamye ku buriri. Mama Gasaro ahita amubwira ati mwana wanjye nakomeje kuguhamagara, telefone yawe irananira kandi nyamara nari ngukeneye cyane. Murumuna wawe yaraye yongeye rwose kugwa hasi, noneho byari bikaze kandi kurusha izindi nshuro zose. Ubwo rero nabuze ukuntu mbigenza, niyo mpamvu nabyutse nguhamagara kugira ngo ndebe ko wampa amafaranga make maze mujyane kwa muganga. Gasaro ati mama rwose nta mafaranga na make mfite, biransaba kubanza kubona akazi kuko n'ubu rwose tuvugana ndi mu nzira njya kugashaka. Mama we arimyoza ariko agahita amubwira ati nta kibazo mwana wanjye ntuhangayike, gusa ntiwibagirwe gushyiramo Imana mu bintu byawe byose, bizagenda neza. Ati ikindi kandi nanjye nizeye ko Imana iri buducire inzira, humura ngaho genda rwose ukore icyo kizambi cy'akazi, nanjye reka nshaka uko mbigenza. Gasaro rero ava kuri telefone ariko ababaye cyane, maze agahita yibuka umunsi umwe yari kuganira na murumuna we amubwira ati ni kuri murumuna wanjye ukuntu uri mwiza, ati mba numva mfite ishyari ry'abana uzabyara igihe uzaba washakanye n'umugabo rwose mwiza kandi ugukunda, kubera ko rwose ubwiza ufite abana bawe bazaba ari beza cyane. Maze murumuna we agahita amubwira ati ariko rwose Gasaro, wowe na mama wagira ngo ntabwo muzi ko ndi mu nzira yo gupfa, wagira ngo ntabwo muzi ko mbura igihe gito cyane, ati ubundi njyewe rwose ndi nk'igisasu cyenda guturika, ubona atari uwuhe mugabo wakwiteza umukobwa ubura igihe gitoya ngo apfe. Gasaro abahita abwira murumuna we ati ni akazi kawe, wacika intege wakwiyanga ibyo birakureba, ariko njyewe na mama tuzahora hafi yawe kandi tuzahora rwose twizeye neza yuko imbere yawe hari ubuzima ugifite igihe cyo kubaho.
Gasaro rero ibi bintu byose arabyibuka maze amarira agahita atangira gushoka ku maso, ariko nanone agahita akomeza akajya ku kazi. Ku rundi ruhande rero mama we ahita abwira murumuna wa Gasaro ati ihangane mwana wanjye, gusa reka njye gushaka umuturanyi naguze amafaranga maze njye kukugurira imiti, humura kandi uzakira rwose ntuhangayike. Umunsi wakurikiye rero Gasaro aba ari kwigendera ku muhanda agiye ku gasoko baba baturanye guhaha. Aba rero akihagera agahita abona umusore uba wicaye aho ku ruhande. Uyu musore rero yitwa Hirwa, ni umusore mwiza cyane, ni umusore muremure utari inzobe utari n'igikara, mwiza ariko rwose, ariko nyine aba yicaye aha hantu ari gusabiriza buri muntu wese uhise. Ikigaragara cyo nta nubwo avuga kuko aba avuga aca amarenga, yerekana rwose ko akeneye ikintu cyo kurya, aba yerekana ko ari gushaka ubufasha kugira ngo abone ibyo kurya. Abantu rero baba bari guhita hano bose bagenda bamuha amafaranga. Gasaro rero aba afite ibihumbi 2 gusa kandi aba agiye kubihahisha kuri aka gasoko kaba kegeranye n'ahahirwa aba yicaye. Bakubitana amaso rero maze Hirwa agahita amwereka n'ubundi bya bimenyetso byerekana ko akeneye icyo kurya. Gasaro aramwirengagiza ariko nanone agahita yumva yibutse ukuntu mama we yamubwiye ati uramenye igihe cyose uzabona umuntu ushonje uzamufungurire, kandi nanone ntuzirengagize umuntu ubabaye cyangwa umuntu ufite icyo agukeneyeho. Ibyo byose bizana umugisha kandi bikaba rwose byatuma nawe hari icyo ugeraho. Gasaro rero amara kubyibuka maze akumva nta yandi mahitamo afite uretse ayo kugabana ayo mafaranga yari afite n'uyu musore wasabaga. Ahita rero afatamo 1,000 maze akagihereza Hirwa, ahita ahindukira. Ubwo ibyo yari kugura ntabwo rwose biba bigishobotse. Umunsi wakurikiye rero Gasaro ndetse na Iriza baba bicaye ku muhanda imbere y'ikizu rwose kitabamo abantu, kigaragara ko ari ikizu bataye batakibamo, bari kuganira. Iriza ari kubwira Gasaro ati hangane humura, akazi uzakabona ntuhangayike. Gasaro rero ajya kubona akabona wa musore Hirwa asohotse muri icyo kizu yambaye neza cyane, yambaye nk'umusore rwose w'umukire. Amureba mu maso maze agahita abwira Iriza ati dore uyu musore niwe nahaye amafaranga ejo igihe najyaga guhaha, ati uyu musore rwose niwe usabiriza nakubwiye nasanze ku muhanda. Ahita amuhamagara atumva wowe hagarara, ati si wowe nahaye amafaranga ejo ku muhanda? Hirwa agahita amubwira ati ngo iki, ati wanyibeshyeho rwose ntabwo ari njye, kuko Hirwa aba anavuze kandi ubusanzwe ntabwo aba yavugaga. Gasaro ahita avuga ati n'uyu rwose, n'uyu naramwiboneye, atangira kuvuza induru ati umujura, umujura, umujura. Hirwa rero ahita yiruka cyane maze Iriza agahita amubwira ati koko se urabizi neza ko ari uriya wasabirizaga, uyu musore mwiza gutya wambaye neza atya niwe wasabirizaga ku nzira? Gasaro ati ahubwo ndumiwe, ati rwose niwe nahaye amafaranga. Ku rundi ruhande rero mama wa Gasaro aba ari kumwe na murumuna wa Gasaro, ahita amubwira ati rero ni amasaha yawe yo kunywa imiti. Murumuna wa Gasaro ati rwose meze neza, reka mbyuke nyinywe. Ariko uyu mwana ahita abaza mama we ati rwose ma, ubu koko kubizi neza ko ngomba gupfa byanze bikunze, kubera iki ukomeza kwigora ushaka amafaranga yo kungurira imiti? Wakabaye rwose nibura n'utwo dufaranga duke tubika maze tukazababeshaho, kubera ko n'ubundi ngewe ni hahandi hanjye rwose, nta mpamvu ufite yo kwigora, byanze bikunze nzapfa. Mama we ahita amubwira ati mwana wanjye ndakwinginze ntuzongere na rimwe kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe, ntuzongere kuvuga ngo uzapfa. Ikintu icyo ari cyo cyose nagikora kugira ngo rwose ubone ubuzima, ntacyo ntakora kereka icyo ntamenya. Rero uracyafite ubuzima imbere, witangira rwose gucika intege ngo wumve ko ejo cyangwa ejo bundi uzapfa. Urahari kandi nzakora buri gishoboka cyose njye na mukuru wawe kugira ngo ukunde ubeho. Gasaro rero na Iriza bagera mu rugo maze Gasaro agahita ahamagara iwabo ababaza mama we uko murumuna we ameze. Mama we ati nakubeshye rwose nta cyahindutse.
Gasaro rero ahita atangira kurira ati mama rwose ngaho mwiteho. Iriza arinjira agasanga Gasaro ari kurira ati Gasaro ihangane rwose humura bizagenda neza. Gasaro ati nta kintu na kimwe cyagenda neza ati kubera ko byarangije kuba bibi igihe murumuna wanjye yarwaraga ati tekereza aramutse apfuye noneho sinakwibabarira kuba rwose n'amafaranga ya nyuma nari mfite nayahaye umuntu usabiriza w'umutekamutwe. Iriza ati hoya wivuga ibyo bintu n'ubundi se ariya mafaranga wahaye uriya muntu usabiriza ntacyo yari kugufasha rwose n'ubundi ntaho yari kukugeza, ubwo rero wikwirirwa rwose akuriza. Gasaro ati hoya nibura nari kuyahera ahubwo rwose nari kuba ngeze kure. Iriza ahita amubwira ati ngaho ceceka ndaguha amafaranga maze ujye kureba umuryango wawe urebe uko umeze. Gasaro ahita aceceka maze akamureba mu maso ati koko se aturampa amafaranga? Iriza ati cyane. Gasaro ati ni ukuri warakoze kuncumbikira kandi ukaba ukomeje rwose no kugenda umfasha. Iriza ati humura hano rwose jya uhafata nk'aho ari iwawe nk'aho ari iwanyu jya wisanzura nta kibazo. Gasaro rero agera iwabo maze agatangira kuganira na mama we ndetse na murumuna we. Mama we rero abwira Gasaro ati muganga rero yatubwiye ko rwose no kumutera amaraso bitacyemera, ayo bamuteye ejo ntabwo yigeze rwose agira ikintu na kimwe amufasha. Ati ubu rero ikigezweho ni uko ngo bagomba kuzamuhindurira umutima nicyo rwose gisigaye. Gasaro ahita yikanga ati ubuse koko noneho aya mafaranga yose tuzayakura hehe dusabwa? Murumuna we ahita amubwira ati ariko njyewe sinumva rwose impamvu mwigora, nimundeke nipfire n'ubundi nzajya mu ijuru, mwikomeza mwikwivuna rwose ibi bintu ntabwo bigishobotse birenze ubushobozi bwacu. Gasaro rero ahita abwira mama we ati uyu mwihorere yariyanze reka twivugire ibintu bifite umumaro. Murumuna we ati mwivugire ibintu bifite umumaro? Ati ubwo rero ugiye gukomeza kurota? Ati ntabwo bishoboka, ibi ngibi uri kubona ubu nibwo buzima bwa nyabwo, ntabwo dufite amafaranga nyine yo kugira ngo nivuze kandi sinumva impamvu mugomba gukomeza kwigora. Gasaro ati none se uri kundenganyiriza ko mfite icyizere cy'uko rwose uzabaho? Murumuna we ati hoya si wowe ndenganya, ndarenganya mama na papa banshyize ku isi, ikindi kandi by'umwihariko ndarenganya papa wanjye wambyaye maze yamara kumbyara akagenda ntiyongere gusubiza amaso inyuma ngo agaruke kutureba. Ati nabo bantu ndenganya? Mama we ati yego nta kibazo ngaho mbwira ibyo ushaka byose n'ubundi umubabaro wenda kunyica wongere rwose uwo mfite. Uyu mwana rero akomeza kubabwira rwose amagambo ababaje ariko Gasaro ahita amubwira atumva twebwe rwose ntabwo turi kumwe nawe, ikituraje inshinga ni uko rwose wagira ubuzima bwiza kandi imbere. Uyu mukobwa ahita ababwira ati ndabona mutabyumva, ahita ahaguruka rero maze akigira hanze. Gasaro rero amusangayo maze uyu mwana akamubwira ati ndashaka kuba ndi njyenyine. Gasaro ati hangane n'ubundi ntabwo ndi butinde, ntabwo rwose naje hano kugira ngo dushwane. Ati ndagukunda cyane urabizi uri murumuna wanjye, nta kintu rero rwose ntakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza, tugomba kugerageza niyo tutabishobora ariko nibura twakoze ibishoboka byose. Gasaro rero nawe ahita abwira murumuna we ati ni ukuri nyizera. Murumuna we ati ndagukunda cyane nanjye kandi ndabizi ko nta kuba utagize, ariko kubera uburwayi bwanjye nsigaye mba numva rwose nariyanze. Gasaro rero agaruka mu mujyi maze bwacya akajya gushaka Hirwa, arongera agasubira kuri ka gasoko, aba abizi neza ko ariho rwose akunda kuba yicaye ari gusabiriza. Agenda rero buhoro buhoro agenda yihishahisha maze akajya akabona Hirwa n'ubundi aricaye ahantu ku ruhande rwose ari gusabiriza. Atangira rero kwihisha kugira ngo Hirwa atamubona, ariko Hirwa nawe areba hirya maze akaba abonye uyu mukobwa. Ahita azingazinga vuba amafaranga aba amaze kugira n'akantu yashyiragaho maze agahita yiruka. Ahita agenda arakihisha inyuma y'ikamyo, ntabwo azi ko uyu mukobwa yamubonye.
Gasaro nawe ahita azenguruka ya kamyo maze agahita amusanga inyuma yayo, ati umujura gusa, ati wari uzi ko se wancika, ati ndagufashe, ahita agenda agahita amufata imipira, ati mpa amafaranga yanjye wa mujura we, ati nta soni. Hirwa nawe ati mbabarira rwose wishaka kunyicira bizinesi, ndakwinginze rwose rekeraho wivuze induru. Gasaro ati niba udashaka ko mvuza induru mpereza amafaranga yanjye. Hirwa rero ahita afata igihumbi maze akakimujugunyira. Gasaro ati aya mafaranga ubu nangahe? Urifata ukampa igihumbi. Hirwa ati none se sicyo wampaye? Gasaro ati none se ubu iyo uba warayasabye muri banki wari kujya kuyishyura maze ukongera ukishyura kandi igihumbi. Gira vuba mpereza n'inyungu zayo, ndashaka ibihumbi 5 kubera ko rwose warankerereje. Hirwa ati ibihumbi 5, ati ntabyo naguha niyo wagira ute, jyana icyo gihumbi niba utagishaka ukinsubize. Gasaro ahita akimujugunyira ati ndashaka ibihumbi 5 kandi gira vuba. Batangira kurwana rero maze Hirwa akabona ibintu bigiye kumukomerana, afata rero ukuboko k'uyu mukobwa ari kumwishikuza, maze uyu mukobwa agahita avunika ukuboko ariko bitari cyane, maze agasigara yikanda. Hirwa we rwose akiruka akaba aramucitse. Gasaro arataha rero maze akabibwira Iriza ibyamubayeho, ati wa musabirizi ni umutekamitwe ntushobora kubyumva, ubanza uriya musore ari n'umugizi wa nabi, ati reba ko yaramvunnye akaboko ndi kumwishyuza amafaranga yanjye. Iriza ati none se ubundi kuki utafata icyo gihumbi kandi aricyo wamuhaye? Gasaro ati yagombaga kunyungukira, iminsi ayamaranye ni myinshi kandi no kuba byonyine yarantuburiye nabyo yagombaga kubyishyurira. Iriza ati ni ibi nyine wagombaga kubona, ati uriya muhungu rwose amugendere kure. Gasaro ati niyo wagira ute amafaranga yanjye ntabwo azayatwara, nzamukurikirana mpaka agombe rwose azanyishyure. Iriza rero ahita atangira gukandakanda Gasaro, baba bavunnye rwose ukuboko, afata amazi ashyushye maze akamukanda. Hirwa rero noneho atangira kuzajya rwose ahora ahinduranya ahantu ajya kugira ngo agerageze kwihisha uyu mukobwa. Igihumbi rwose kiba cyaramuvanye igihumbi ku buryo nta mutekano namba aba asigaye afite, aba asigaye ahorana ubwoba. Gusa ni nako Gasaro nabo bamushakisha ahantu hose, nta hantu na hamwe aba yabasha kumwihisha. Hirwa rero ahandi hantu hashya aba yaragiye n'ubundi kujya rwose yicara, haba ari ahantu hari uturesitora twamukubita umwice ahantu mu bibati, niho aba yaragiye kwihisha. Gusa nyine Gasaro aramushakisha maze naho akahamusanga. Hirwa bakimubona akaba arirutse cyane, Gasaro akamwiruka inyuma agahita amufata akamubaza ati ubu rero wumvaga warancitse? Ninjye nawe muri uyu mujyi, uzihisha aho ushaka hose ariko ntawe uzacikira keretse gusa numara kumpa amafaranga yanjye. Hirwa ati ariko ubundi wamvuye inyuma koko, ndatangira kwikorera bizinesi aho ugiye hose ukaza kuyica, nyamara nukomeza kunkurikirana nzagukorera ikintu utazibagirwa, nzagukorera ikintu kibi ku buryo utazapfa ukibagiwe. Gasaro ati ubwo se uri kuntera ubwoba? Ati nta bwoba na bukeya mfite rwose kuri wowe. Hirwa ahita amubwira atumva, ati biriya bintu nawe uri kubibona? Gasaro rero arakebuka maze Hirwa agahita yiruka cyane akaba aramucitse. Noneho rero Hirwa ahita yigira inama yo kuzajya yambara imyenda y'abakobwa, akambara n'amaperike kugira ngo yihishe Gasaro burundu. Buracya rero noneho akiyambarira igikanzu, akambara rwose n'ibintu by'ibisatsi ku buryo wabonaga noneho ameze nk'umusazi. N'ubundi aragenda akajya kwicara ahandi hantu, ariko ni hahandi he, nta kandi kazi na kamwe Gasaro aba agikora uretse kwirirwa ashaka uyu musore. Gasaro rero n'ubundi abona uyu musore maze akamukurikirana. Uyu musore aragenda akikinga ahantu agatangira gukuramo ibisatsi, aba yumva noneho nta umuntu rwose wahamukurikira. Gasaro aza buhoro buhoro maze akamuhagarara iruhande. Uyu musore yamara gukuramo ibisatsi yareba agahita abona Gasaro ari aho, ahita yikanga n'ubundi agahita yongera akiruka cyane. Gasaro rero arataha akabwira mushuti we atumva uriya musore nta hantu na hamwe agomba kuzancikira. Noneho ahita afata icyemezo cyo kujya ajya guhagarara kuri cya kizu yigeze kumubonaho ajya guhinduriramo imyenda maze akahaguma.
aragenda rero n'ubundi akajya kubona akabona Hirwa araje yinjiye muri cya kizu akuyemo bya byenda aba yambaye bimeze nabi, agahita yambara neza cyane nk'umusore w'ibogari, inkweto nziza, ipantaro ndetse n'ishati byiza cyane, maze agahita afata akantu aba yanahahiyemo ibintu agahita asohokamo agenda akibaguzwa areba ko nta muntu wamubonye, arasohoka rero agahita yinjira mu modoka aba yaparitse hafi aho, imodoka nziza cyane. Gasaro arareba akumirwa, arareba neza neza akananirwa guhumbya, ati burase uriya ni wa musore wiri gusabiriza utaha mu modoka imeze gutya yambaye neza atya? Ahita afata icyemezo maze agahamagara umumotari akamubwira ati kurikira iriya modoka kugeza rwose ugeze ahantu igiye. Uyu mumotari akurikira imodoka maze ikagenda ikinjira mu gipangu cyiza cyane kitagira uko gisa. Hirwa rero amara kwinjira, akigera muri salo agitereka hasi ibintu byose aba afite, agahita yumva umuntu arakomanze, ahita agenda agafungura, atungurwa rero no guhita asanga ari Gasaro wakomangaga. Ati ariko ubundi wa mukobwa we unshakaho iki? Ahantu hose ngiye urankurikirana, ugeze n'aho unsanga mu rugo rwanjye. Gusa nyine ubwo Gasaro yinjira afite telefone kandi yakanze rwose kuri video, ari kumufata video, ati nimumurebe wa mujura, wa mutekamutwe, wa musore wirirwa asabiriza, dore aho ataha, dore nguyu uko aba ameze, ni umutekamutwe arabatuburira, amafaranga yanyu yabamazeho. Hirwa ati umva nyamara biraba bibi rwose nutansohokera mu rugo. Gasaro ati ahubwo nutampa amafaranga yanjye, aya mafoto yawe yose ndahita nyashyira ku mbuga nkoranyambaga maze bamenye ngo uri muntu ki, tuzarebe noneho uzongera gukura amafaranga. Hirwa rero ahita arakara agatangira gufata uyu mukobwa mu ijosi amunigagura. Hahita haza rero umwana agahita avuga mu ijwi rituje ati papa, ati ibyo bintu koko uri gukora ni ibiki? Ati noneho kubera iki usigaye ufite ubugome papa? Abakivuga ibi maze Hirwa agahita arekura Gasaro nawe agahita ahindukira agasanga ni umwana wicaye mu kagare, ni umwana w'umukobwa uba uri mu kigero cy'imyaka 15. Gasaro rero ahita arekera kuvuga maze akitegereza uyu mwana cyane. Uyu mwana abaza papa we ati kubera iki rwose uyu mukobwa uri kumukora ibi bintu? Hirwa rero ahita abwira umwana we ati mwana wanjye nta kintu rwose nari ndi kumukora, nari ndi kumusuhuza, ni umushyitsi wacu yari aje kudusura ariko nanone yihutaga ubu rwose yari atashye. Gasaro rero ahita asuhuza uyu mwana ati nishimiye kumenyana nawe, nta kibazo nari ngiye ariko nzagaruka kugusura. Bahita nyine bicisha bakigira nkaho nta cyabaye, kandi nanone Gasaro ya mafoto ntabwo yapostinga kubera ko areba uyu mwana maze rwose akamutera impuhwe. Gasaro agera mu rugo maze akabwira ibiza iby'uyu musore, atuzi ko wa musore afite n'imodoka, none cyakureka ahantu ataha ni umukire cyane, ahubwo njye nkeneye kumenya ikintu gituma rwose akora biriya bintu. Uyu musore ni umutekamutwe mu buryo udashobora kumva. Baba bakiri kumuvugaho rero mama wa Gasaro akaba arongeye ahamagaye Gasaro ati Gasaro noneho rwose ibintu bibaye bibi kurusha, murumuna wa Gasaro noneho aba yikubise hasi maze akagagara, n'ubundi bamujyana kwa muganga yarembye rwose. Muganga rero avuga ati igisubizo nta kindi, mukeneye rwose kuzana miliyoni 3 maze uyu mwana tukamubaga tukaba twamuteramo undi mutima. Mama wa Gasaro rero byose abibwira Gasaro uko bimeze maze Gasaro akabura ikintu cyo gukora. Gusa nyine aba afite umusore uba umaze iminsi amuhamagara amubwira ati ngiye rwose ndashaka kumarana nawe ijoro rimwe maze nkaguha miliyoni 2.5 z'amafaranga. Gasaro uyu mugoroba aricara maze agatekereza ibintu byose biri kumubaho, agatekereza ko ashobora kujya gukorera aya mafaranga. Arambara rero neza cyane maze Iriza akamubaza ati Gasaro ko wambaye neza ugiye he? Gasaro ati urumva hari umushuti wanjye tugiye guhura, tugiye gusangira. Iriza ati wambaye neza, uzi ko ntari nzi ko uri mwiza bigezaho, ati wagira ngo sowe dusanzwe tubana. Gasaro ati wikabya nawe. Gusa Gasaro ntaba yishimye habe na gahoro, uba ubona rwose yijimye mu maso atameze nk'umuntu ugiye gusohoka. Asohoka mu rugo rero maze akajya kwa wa musore. Abakigerayo agasanga uyu musore ari kunywa inzoga azinywera mu icupa, nta kintu na kimwe bavugana
arinjira uyu musore akamureba maze agahita amubwira ati icyumba kiri hariya. Gasaro yinjira mu cyumba maze uyu musore akaza ahita akuramo imyenda bajya mu buriri, ariko nanone Gasaro rwose isesemi ikamwica, uyu musore yamukoraho Gasaro agasesemwa. Ibi byose rero biramuyobera maze agahita abwira uyu musore ati ndeka nigendere. Ahita abyuka maze uyu musore ati wankinishaga rero, wari uri kunkinisha? Ahita amubwira ati ngaho mvira mu nzu vuba ihute, kandi abari mu masaha y'ijoro. Gasaro arasohoka muri iryo joro maze akagenda mu muhanda afite ubwoba bwinshi. Uyu musore nawe asigara arakaye cyane afite umujinya. Gasaro agira ahantu rero hateye ubwoba rwose, umutima wenda kumuvamo maze akabona imodoka iraje irahagaze ati injiramo. Arareba agahita asanga ni Hirwa. Hirwa arahita amubwira ati jya mu modoka ngo utahane. Ajya mu modoka rero maze bakagenda batavugana, nta jambo na rimwe amubwira kubera ko rwose Gasaro aba yibabariye. Hirwa yagenda akamugeza iwabo akitahira. Gasaro rero yinjira mu rugo ariko akinjira rwose ameze nk'inkoko yanyagiwe. Iriza bakimubona ati Gasaro habaye iki? Ubwo Gasaro kandi aba ari no kurira amarira menshi cyane. Iriza ati Gasaro mbwiza ukuri, ni ibiki bikubayeho? Gasaro atumva rero mubwiza ukuri, burya rwose nakubeshyaga, ntabwo nari ngiye kubonana n'abashuti banjye, ahubwo kubera ibibazo byose mfite nari nahisemo kujya gukorera ariya mafaranga ariko mu nzira mbi. Amubwira rero ibintu byose uko byagenze, maze Iriza ati oya ntumbwire ko wakora ibyo bintu. Gasaro ati nyine wowe menya ko ntabyo nigeze nkora, gusa uriya musore yansohoye anjugunya hanze, ati tekereza ko ubu ari Hirwa wampaye lifti, wa musore nyine usabiriza. Iriza ahita aseka ati Hirwa, wa musore usabiriza niwe ugucyuye kugeza ahangaha? Gasaro ati cyane, ati nta yandi mahitamo nari mfite rwose, nta n'ikindi jambo na rimwe nigeze mubwira kuko nari mpangayitse, numvaga noneho n'imbwa zishobora kundira hanze. Iriza ahita amubwira ati ariko se ubundi ko numva ayo mafaranga yose yari yegereye rwose yo wari ukeneye, ubundi kubera icyo utabikoze? Gasaro ati umutima wanjye wananiye rwose, narwanya n'umutima ariko numva sinashobora kubikora, cyane cyane ko biriya bintu byari kuba ari ubwa mbere mbikoze. Byananiye rero rwose ndabyihorera, ubwo Imana izaca inzira ukundi, sinzi uko bizagenda ariko Imana izakora ibyayo. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Gasaro ajya kureba Hirwa mu rugo iwe, noneho aba yarahamenye. Hirwa rero aba yicariye muri salo ari kumwe n'uyu mwana we w'umukobwa, baba bari gukina. Hirwa amubwira ati niwasama nkakujugunya agaconflex mu kanwa maze ukagafata n'umunwa ndahita nguhemba. Umwana we ati ubwo urampa 1000 cy'amadolari se pa? Hirwa ati yego ni cyinshi ariko ndaguha 500. Uyu mwana arasama maze Hirwa akakana gahita kajyamo neza. Umwana ahita amubwira ati 1000 cyanjye kiri he ko 500 ntigeze nyemera? Baba bakiri muri ibyo bakumva umuntu arakomanze. Uyu mwana abaza papa we ati nese pa wari utegereje umushyitsi? Hirwa ati hoya, ahubwo ndatunguwe kuba rwose hari umuntu uri gukomanga mu masaha y'ijoro. Hirwa rero ajya gufungura maze n'ubundi akongera agasanga ni Gasaro, ashaka kongera gukubitaho urugi ariko Gasaro akaba yinjiye. Ahita rero abwira Hirwa ati rwose ntabwo noneho nje kurwana, ntabwo nzanywe n'intambara, ariko nanone ndashaka kukumenya bihagije, ndashaka ko unsobanurira impamvu wirirwa usabiriza ukirirwa gutwara amafaranga y'abantu batishoboye, abantu bakaguha amafaranga bari kurya nyamara bo ugasanga baraburaye, bazi ngo barakugirira impuhwe nyamara batazi ko uri umukire kandi cyane. Ndifuza ko rwose umbwiza ukuri ku bintu bikwerekeye. Hirwa ati nta kintu na kimwe ugomba kumenya, nsohokera mu rugo gira vuba. Gasaro aramubwira ati sindi busohoke utabimbwiye, ati umuntu mubi ni gute wirirwa wiba abantu bigeze aho? Abakibivuga rero maze uyu mwana agahita amera nk'uboza umwuka, ahita atangira guhumeka nabi cyane ndetse akenda kugwa. Hirwa rero yiruka ajya kumufata maze akamufata ku munwa. Gasaro ahita afata ukuboko kwa Hirwa akakujugunya kure maze agahita amufata amuturutse inyuma akajya amukanda mu gatuza, amukanda mu gatuza ati tuza, amukanda.
aramukandakanda rero maze uyu mwana agahita yongera agahumeka neza agatuza. Amara gutuza maze Gasaro agahita abwira Hirwa ati n'ikindi gihe uramenye ntuzongere gushaka gufata umuntu ku munwa kandi ari guhera umwuka, noneho uba uri kuwumuheza kurushaho. Ati jya umukanda nk'umukanda rwose mu mbavu, ibyo biba biri gutuma nibura abasha guhumeka. Hirwa rero aramureba maze ntagire ikintu kindi avuga. Gasaro aramubwira atumva nkubwire ati rwose mbabarira kubera ko ibi byose ningenda nimbiteje. Hirwa ahita amubwira ati n'ubundi ahantu hose ugiye haba ibibazo, gusa nanone urakoze kubwo bufasha rwose umpaye. Ati Imana ishimwe ko waje hano. Bahita bajya ku ruhande rero maze Gasaro akabaza Hirwa ati ariko se ubundi kubera icyo ubana n'uyu mwana gusa, uyu mwana ubundi mupfana iki? Hirwa ati uyu mwana rero ni umwana wanjye. Gasaro ati none se mama we ari he? Hirwa turumva mama we yaramubyaye abona afite ubumuga, yahise rero amuntana akiri agahinja. Gasaro ati none se ntabwo ujya ugerageza kujya kumushaka? Hirwa ati mushaka? Ati ni umuntu mukuru, ati kandi burya umubyeyi w'umumama ufata icyemezo cyo guta umwana we w'uruhinja ntagaruke kumureba, ndakubwiza ukuri buriya rwose uriya mwanzuro baba yawufashe yawutekerejeho, nta mpamvu n'imwe yatuma njya kumureba. Gasaro ati none se kubera iki rwose ko bigaragara nkaho uri umuntu ufite amafaranga, kubera iki wirirwa usabiriza ku muhanda? Hirwa ati ubusa ahubwo iyo ntajya ku muhanda mba naramenyanye nawe, ntabwo uba warankurikiye ngo ugere mu rugo. Ikindi kandi iyo ntaba nsabiriza ngo mbe naratwaye amafaranga yawe, ntabwo aya masaha uba uje hano, yenda umwana wanjye noneho aba aheze umwuka agahita apfira ko none dore wari uhari. Ibi byose nyine ni ukubera ko nagiye ku muhanda gusabiriza, urumva ko rero nari mfite impamvu. Gasaro ati hoya ndashaka kumenya wowe wa nyawe, mbwiza ukuri kubera iki nyine ujya gusabiriza kandi bigaragara ko wifashije? Uyu musore atumva rero nkubwiza ukuri, njyewe rwose nari mfite bizinesi yanjye igenda neza, hanyuma rero iza guhomba, ibintu biba bibi cyane. Urabona mfite umwana mu rugo ukeneye amafaranga yo kwivuza, abakeneye imiti, byabaye ngombwa rero ko njya gusabiriza. Muri icyo gihe nari ngitegereje yuko nabona akandi kazi. Ati nabigiyemo rero maze mbona ibi bintu rwose birakora. Ati tekereza ko nabigiyemo nkajya mbona najya mbona akazi, nkajya mbona akampemba make ukurikije ayo nsabiriza ku munsi. Gasaro ati mbwiza ukuri, ati none se ubundi ubwo ku munsi ubona amafaranga angahe? Hirwa ati hoya iryo ni ibanga ry'akazi ntabwo ngomba kubikubwira. Gasaro ati ariko mbwira nta kibazo. Ati njye urabona ntabwo ngira umuntu wo hanze, ubu rwose twabaye inshuti kandi cyane, ngaho mbwiza ukuri rero ubundi ubona amafaranga angahe? Hirwa ati rero ubundi mbona hagati y'ibihumbi 20 ndetse n'ibihumbi 60 ku munsi. Ati hari n'igihe bigenda neza cyane nkabona ibihumbi 100. Ati iyo byanze burundu mbona hagati y'ibihumbi 18 na 30. Ati ubwo icyo gihe rwose umunsi uba wabaye mubi cyane. Gasaro arabyumva ati mbega amafaranga. Ati nuko biba bimeze se? Ati none se ntabwo ujya wumva umutima ukurya kuba ayo mafaranga ujyana aba ari ay'abantu batishoboye? Hirwa ati rega ayo mafaranga wibuka ko utayahabwa n'umuntu umwe. Ati mu by'ukuri buri muntu wese agenda aguha utwasagutse kuyo afite. Ati umuntu araza akaguha 1000, undi 2, undi 5, maze ayo mafaranga akagwira akaba menshi cyane. Ati rero nyuma yo kubona ko rwose ibi bintu birimo agafaranga, kongera gushaka akazi byarananiye, mpitamo gukomeza kwikorera uyu murimo kandi unanyinjiriza rwose agatubutse. Ku rundi ruhande rero wa musore wigeze gusaba Gasaro ko bararana ijoro rimwe akamwishyura, arongera agakomeza kujya amuhamagara kenshi amusaba ko bahura, maze Gasaro akagera akamwemerera. Bahurira rero ahantu
maze uyu musore akabwira Gasaro ati nifuzaga rwose kugusaba imbabazi kubera yuko rya joro ntabwo nakubaniye, nakwirukanye mu ijoro hagati, ati impamvu rero burya nari meze kurya, uriya musore mwahuye ririya joro ntabwo rwose ari we njyewe, ati nari nahombye amafaranga menshi cyane muri bizinesi maze numva kwiyakira birananiye, numvaga ikintu nkeneye ari inzoga ndetse n'umukobwa wo kwishimishirizaho, ati rero rwose nabonye ukuntu nawe wagiye mbona ko atari ibintu byawe bisanzwe, atari kuriya umeze utanakora kariya kazi, ati ariko ndifuza kumbwira rwose nawe ikibazo wari ufite kuko n'ubu biragaragara mu maso yawe ko ufite ikibazo. Gasaro ati ntakubeshye nakwitabye kuko rwose nari nkubashye ariko nta bindi biganiro numva nkeneye kugirana nawe, uko nyine wamfashe niko nari nkwiteguye, ubundi se wagira ngo umfate gute kundi ko n'ubundi nyine wari wamfashe nk'umukobwa wigurisha, sinkurenganya habe na gato, ariko nanone nta kindi kibazo mfite, nta nubwo kandi nkeneye ko umenya ubuzima bwanjye bwite. Uyu musore akomeza kwinginga Gasaro kugira ngo baganire, ati ndakwinginze irengagize rwose uburyo twahuyemo ariko nanone twimenyanire mu bundi buryo. Gasaro ati nta mwanya mfite, ahita amubwira ati nari nkwitabye kugira ngo umbwire ikintu cyatumaga umaze iminsi wari umpamagara, none ubwo nabyumvise nyine reka nigendere, ahita ahaguruka akagenda. Umunsi wakurikiye rero Gasaro aba ari muri siporo yiruka, maze akajya kubona akabona Hirwa ari kumwiruka inyuma, ahita amutangira ati mbabarira rwose ndagukeneye, umunsi duherukana nitwaye nabi rwose ntabwo nakubwiye amagambo akwiriye, ati byose ntabwo byari amakosa yawe kuba rwose umwana wanjye byaragenze kuriya, ahubwo byose byari amakosa yanjye, ati warakoze kudufasha rwose ndifuza kugushimira. Gasaro ati wowe se, ati wowe ushima? Hirwa ati cyane, aba ari no kuvuga noneho aseka, ati ndagushimiye rwose ko wahabaye maze ukamfashiriza umwana wanjye, ati iyo utahaba sinzi uko byari kugenda. Hirwa ati kandi rwose ndagusabye umbabarire ibintu byose nagukoreye na mbere ya hariya, ndakwinginze rwose ibyo byose byibagirwe maze umbabarire. Gasaro ati nta kibazo rwose ndakubabariye, ati kubera ko guhura n'umwana wawe nanjye byambereye by'umumaro, ati umwana wawe naramukunze cyane kandi nishimiye kumenyana nawe. Hirwa ahita amubwira ati ariko nanjye ndifuza ko rwose twaba inshuti, ubwo ababivuga amuhereza ikiganza, ati ndifuza ubucuti bwanjye nawe. Gasaro ati wabitekerejeho neza se, urifuza ko twaba inshuti? Hirwa ati cyane, bahita bafatana mu biganza rero bati yego tubaye inshuti. Hirwa ahita abwira Gasaro ati noneho reka n'ubundi nkugeze mu rugo, dore wari uri muri siporo kandi ndakeka wari uyisoje. Gasaro ati ndeka ngende n'ibirenge. Hirwa ati hoya, urumva nyine ningutwara nkakugeza mu rugo biraba ari nko gushimangira ubucuti bwacu. Gasaro rero ahita aseka kuko rwose batangiye kubona urundi ruhande rw'uyu musore rutari rwa rundi. Gasaro ati ubwo niba ushaka rero kungeza mu rugo uramfungurira nyine urugi nk'umuntu wiyubashye maze nicaremo. Hirwa ahita aseka ati ndabikora cyane rwose muyobozi, ahita afungura urugi ati ngaho nimwicare. Gasaro rero ahita yicara mu modoka maze Hirwa akamutwara akamugeza mu rugo. Gasaro ava muri dushe amaze guhindura imyenda aba yakoranye siporo, maze agashaka telefone ye arayishaka akayibura. Abwira rero Iriza ati Iriza, telefone yanjye nayibuze sinzi ahantu nayirambitse, ndakwinginze mfasha uyimpamagarire numva ahantu naba nayitaye kuko rwose ndahangayitse, nta yindi nabona vuba, urabizi ko rwose nta n'amafaranga nifitiye, ntaba mfite ibibazo ndamutse mbuze iyi telefone. Iriza rero afata telefone ye maze agahamagara telefone ya Gasaro, irasona akajya amubwira tumva iri gusona, ati ahubwo ndumva banayifashe. Gasaro ahita amubwira ati mpereza. Iriza ahita ayimuha maze Gasaro akitaba, agahita atangira kwisetsa ati urakoze cyane n'ukuri, ati ndishimye rwose, ati ubwo ndayitegereje nari nahangayitse, ati nta kibazo ubwo uri buze kuyinzanira. Ababivuga anaseka ati urakoze cyane, ava kuri telefone rero maze Iriza ati none se telefone yawe ninde wari uyifite?
Gasaro ati urabona wa musore usabiriza Hirwa nyine? Iriza ati wa wundi se usabiriza? Undi ati yego. Ati niwe rero wari ufite telefone yanjye, ati urumva navuye muri siporo ampa lifuti, ati ubwo rero yibagiriwe mu modoka ye. Iriza ati oya oya, ati bimbwire neza, ati wa wundi se ntabwo rwose muri abanzi, ntabwo mwangana cyane ute se kandi mwaje kuba inshuti ku buryo anagutwara mu modoka ye? Gasaro ahita amubwira ati ibyo byihorere yewe, gusa ntabwo rwose tukiri abanzi. Iriza ahita amubwira ati nakumvise uri mu rukundo, atangira kumuserereza ati umushuti wanjye yakunze umusore usabiriza ku muhanda, ati umushuti wanjye ari mu rukundo. Ubwo niko Gasaro nawe abafata umusego awukubita Iriza ati wimbeshyera, ati ceceka wikomeza kunsakuriza, ati ntabwo rwose nshaka gukomeza kumva amagambo yawe. Gasaro rero ahita aba agiye mu buriri gatoya, maze Iriza agakomeza kumuvugira hejuru ati umushuti wanjye ari mu rukundo kandi yakunze Hirwa, wa musore usabiriza, wa musore usabiriza. Gasaro ahita amuhindukirana. Iriza ati hoya, ati ntabwo nongera kuvuga, reka nifatire telefone maze rwose nigire kuri Facebook. Hirwa rero azanira Gasaro telefone ye, maze bagahurira hanze nyine yo kwa Gasaro. Barabanza bakaganiraho gatoya, maze Gasaro akabaza Hirwa ati none se ubundi ubu ngubu harya wa mukobwa wawe musigiye nde? Hirwa ati mfite rero umuntu umunsigaranira duturanye, ati ndamwishyura nyine iyo ngiye gusohoka araza bagasigarana, ntabwo namusiga wenyine, niyo mpamvu ariko natinze, hari utuntu nari ndi gukora nyine ndi kumwitaho, unambabarire kuba nakererewe. Gasaro ati hoya nta kibazo rwose na kimwe. Basezeranaho rero, maze Hirwa akabwira Gasaro ati wirwe neza kandi witeho. Gasaro ati nawe kandi bibe bityo. Gasaro rero arataha, yagera mu rugo akicara wenyine, atangira gutekereza ukuntu uyu musore yamubwiye ko rwose mu gusabiriza harimo amafaranga menshi. Atangira gutekereza ukuntu uyu musore abayeho, imodoka agendamo, urugo atahamo, ukuntu yambara, maze akibuka ko byose abikura mu mafaranga aba yasabirije. Yibuka kandi imibare yose uyu musore yamubwiye, maze Gasaro agatangira gutekereza ati gute njyewe nabuze amafaranga yo kuvuza murumuna wanjye, kandi numva rwose nabikora nanjye nkabona amafaranga nkavuza murumuna wanjye, ndetse nkaba nagira n'ikintu nkora ngakora nk'akabizinesi maze ngahita mbivamo nkabireka, ariko mu by'ukuri hari ikintu nabashije gukora. Gasaro rero yicaza Iriza, maze agatangira kumubwira kuri iki gitekerezo, akamubwira ati rwose ndumva nshaka gusaba Hirwa akanyigisha ukuntu ibi bintu nabikora, nkabikora igihe gito ngahita mbireka. Iriza araseka akenda gupfa, ati hoya, ati ariko uri kwiyumva uvuga, uwo ni wowe se cyangwa ndi kurota? Aturibwa ukuntu wahoraga ushinja uriya musore kuba ari umujura yirirwa yiba abantu, aturibwa ukuntu wavugaga ngo ni umutekamitwe, aturibwa ukuntu kose wirirwaga umuvuga nabi, ati none nawe urifuza gukora ibyo yakoraga. Gasaro ati njyewe ntabwo nabikora rwose nkawe, kuko njyewe mfite impamvu. Murumuna wanjye akeneye amafaranga kugira ngo bamubage bamuteremo undi mutima, ubwo rero urumva ko njyewe mfite impamvu kandi nziza rwose, atari ubujura n'umutekamutwe. Ibi bintu rwose nabikora gatoya nkabona amafaranga ngakemura ibibazo byanjye maze ngahita mbireka. Iriza ati ntakubeshye ntabwo njya nca intege abantu, rwose nshyigikira ibitekerezo by'inshuti zanjye, ariko noneho icyo gitekerezo cyo ndumva ntagushyigikiye rwose habe na gato, ndumva atari igitekerezo cyiza. Ati gusa nanone ndihuta, ndashaka kuva mu rugo ambuteyage itaraba nyinshi, reka rero ngende, gusa ku mugoroba turaza kubiganiraho, ndakwinginze ntugire ikintu na kimwe ukora utagira icyo ukora uhubutse, reka tuze kubanza tubivuganeho. Gasaro aramubwira ati nta kibazo, nta kintu rwose ndi bukore, ndakurindiriye, ubwo turaza kubiganira nugaruka. Umunsi wakurikiye rero uyu mwana wa Hirwa ahamagara Gasaro, maze akamubwira ati ni ukuri ndumva nshaka rwose kuza kunsura tukaganira.
Gasaro rero ajyayo bakaganira akamufasha nyine utuntu tumwe na tumwe uyu mwana aba akeneye, baba inshuti rwose kuko uyu mwana aba yarakunze Gasaro cyane kandi na Gasaro aba akunda uyu mwana. Baba bari kuganira rero maze Hirwa akaba arinjiye ahita abaza Gasaro ati wowe kandi uri gukora iki hano? Gasaro ati mbabarire kuba naje nta butumire bwanyu mfite ntabibabwiye, gusa umwana wawe yampamagaye kandi ambwira ko ankeneye, ubwo rero rwose naje kumwitaba. Uyu mwana ahita abwira papa we ati umva nkubwire papa, ati ni ukuri nkunda Gasaro cyane, ati ni umukobwa mwiza amfasha ibintu bimwe na bimwe aranganiriza atuma rwose niyumva nk'umuntu udasanzwe. Papa we arongera akabaza Gasaro ati mbwiza ukuri waje hano gukora iki? Gasaro ati ibyo nakubwiye ni ukuri nibyo byanzanye. Uyu Hirwa rero ahita avuga ati okay, ati kuri ino nshuro noneho reka rwose mbyihorere ne kwirirwa nzana amahane, ati ahubwo se wa muntu ushinzwe kumusigarana ari hehe? Uyu mwana ahita abwira papa ati yatashye kubera ko rwose nari ndi kumwe na Gasaro, ati gusa nanone yagerageje kuguhamagara kuko yari afite ibibazo byo gukemura ariko yumva ntabwo umwitaba. Hirwa ati telefone yanjye nta muriro wari urimo ubwo niyo mpamvu. Hirwa rero ahita abwira uyu mwana we ati uyu munsi nyine hari akantu nakuzaniye. Umwana we ati ni agaki? Ati nyine nakuzaniye imyenda yo kwambara kugira ngo nkujyane muri ya siporo ukunda. Uyu mwana ahita yishima cyane maze Hirwa agahita amubwira ati reka nkujyane mu cyumba witegure maze tugende rwose tujya muri siporo. Uyu mwana ahita abwira Gasaro ati Gasaro wakoze cyane kuhaba, wirirwe neza rero. Gasaro ahita abasezera maze agahita ataha kuko bo baba bagiye kujya nyine muri siporo. Umunsi wakurikiye rero Gasaro ahamagara Hirwa akamubwira ati ndagushaka cyane. Hirwa rero aramubwira ati nta kibazo nsanga mu rugo. Gasaro ajyayo maze bagatangira kuganira. Gasaro aramubwira ati ndashaka kugusaba serivisi kandi ikomeye gusa ntunseke, ni ukuri ndifuza ko unyigisha iyi business ukora. Hirwa ahita amureba rwose anarakaye ati urifuza ko nkwigisha iyi business nkora? Ati koko se urumva ushaka gukora ibi bintu nkora koko? Gasaro ati cyane. Hirwa ati hoya, ati ibi bintu urabizi ukuntu wakomeje kundwanya umbwira ko rwose ari bibi kandi koko nibyo nanjye ndabizi ko ari bibi. Ati ibi bintu abantu babikuguriramo amagambo atandukanye kandi mabi. Ati ikindi kandi biragaragara rwose ko uri umukobwa wiyubashye, ni gute se wasihanganira amagambo ubwirwa muri ibi bintu n'ibikorwa ukorerwa? Ati wakabaye uri umukobwa ufite ahazaza kandi ufite n'akazi keza kandi kiyubashye, kubera iki rwose ushaka ibi bintu? Gasaro ati mfite impamvu ebyiri kandi z'ingenzi. Ati ya mbere murumuna wanjye ararwaye cyane akeneye kubagwa kandi bakamuteramo umutima, ibyo bintu biransaba amafaranga menshi. Ikindi cya kabiri nkeneye kubona amafaranga nkikorera aka business kanjye ku ruhande kubera ko gusaba akazi narabirambiwe, naragasabye ndaruha, nta hantu na hamwe barampa akazi, ibyo bintu rwose ndabihaze, ndumva nshaka kwikorera. Hirwa amureba mu maso ati urumva warabitekerejeho neza wafashe icyemezo? Gasaro ati yego. Ati kandi nkeneye ubufasha bwawe kubera ko njyenyine ntabwo rwose nabishobora, nkeneye kumfasha. Hirwa ahita amubwira atumva rero nkubwire ngiye kubitekerezaho, gusa impamvu imwe ngiye kubitekerezaho ni uko uri inshuti y'umukobwa wanjye akwiyumvamo. Ati gusa nanone rwose umukobwa wanjye sinifuzaga ko hari umuntu baba inshuti ngo nyine begerane cyane ariko nta mahitamo mfite. Gasaro ahita amubwira turakoze cyane, urakoze rwose. Hirwa ati winshimira kuko nakubwiye ko ngiye kubitekerezaho, ntabwo ndafata icyemezo niba nzabigufasha cyangwa ntazabigufasha. Ku rundi ruhande ariko wa musore uba rwose waramenyanye na Gasaro aba akomeje kugenda amuhamagara cyane ashaka ko rwose bongera kubonana, gusa Gasaro ntabwo aba akitaba amapere ye, nta nubwo asubiza message. Iriza rero akora telefone mu nzu iri gusona maze akayizanira Gasaro aho bari gufura hanze, aramubwira ati telefone yawe noneho wayibagiwe rwose ntabwo ikwegereye.
ati kandi iri gusona imaze umwanya munini. Gasaro arayifata akareba agasanga ni wa musore, ahita yimyoza akongera akayisubiza Iriza, ati ntabwo rwose ari ngombwa kwitaba, iyi telefone yinsubirize mu nzu nta kibazo. Iriza rero abakigera mu nzu agiye kwirambika hasi maze hagahita haza mesaje, ati ni ukuri rwose ndifuza kubonana nawe, ndagukeneye, nkeneye ko tuvugana. Iriza rero ahita agaruka hanze akabaza Gasaro ati uyu muntu ni muntu ki uguhamagara inshuro zingana zitya? Gasaro ati ni wa musore nyine wari ugiye kumpa ya mafaranga rya joro ariko nkayanga. Iriza ahita amubaza ati none se kubera iki utari kumuha amahirwe? Uyu musore wagira ngo rwose aragukunda, kandi ukurikije ibintu yagusobanuriye urumva ko nawe adasanzwe nyine ameze atyo, ntabwo asanzwe akora ibi bintu. Kubera iki se utamwemerera ukamuha umwanya maze mukaba mwaganira rwose birambuye? Gasaro ati nta mwanya mfite ntakubeshye, wimbwira n'ibintu byerekeranye n'urukundo, ibyo bintu rwose oya nta mwanya mbifitiye. Umunsi wakurikiye rero Gasaro arongera akajya kureba Hirwa, agerayo agahita amubaza ati none se umwana ari hehe? Hirwa ati ari mu cyumba. Gasaro amuhereza akantu rero abamuzaniye, ati akira rwose ukamunkirire. Gasaro kandi ahita abwira Hirwa ati warakoze kwemera kumfasha, ahubwo se nzatangira ryari? Hirwa ati ntabwo ari ugupfa gutangira, hari rwose amasomo ugomba kumanza gufata. Gasaro ati amasomo yo gusabiriza koko? Ati gusabiriza se si ukugera ukicara mu muhanda ugatangira ugasaba? Hirwa ahita amubwira ati ntutekereze ko ari akazi koroshye, ni akazi gakomeye ndetse cyane, ugomba kubanza ukiga neza. Ahita aratangira kubwira Gasaro atumva rero ibintu ugomba kwitondera. Ati icya mbere ugomba kumenya ahantu ugomba kwicara hanyura abantu benshi, ugategereza ko rwose bahanyura ukabasaba amafaranga. Icya kabiri ugomba kuba ufite ikintu cyo gusabiraho. Icya gatatu kandi ugomba kuba ufite indwara nyine runaka wahimbye cyangwa ubumuga runaka wahimbye butuma rwose wasaba. Ati ikindi kandi ibintu uba ugomba kwitondera, ugomba kwikuramo ibyo bintu byawe by'impuhwe. Umuntu wese uhanyuze, yaba ari utwaye ingorofani, yaba ari umunyonzi, umuntu uwo ari we wese uba ugomba kumusaba utitaye kuvuga ngo uyu nguyu nta mafaranga afite ngo reka mureke agende. Ati kubera ko bamwe muri aba baba bafite umutima wo gutanga rwose. Ikindi kandi n'abataguha nabo ntabwo uba ugomba kubarakarira. Ikindi niba umuntu ubonye ari kugenda akujya kure, uba ugomba kumukurikira ugakomeza kugenda umusaba. Ugomba kandi kwibabazwa, ibintu byo kwishima ugomba kubyibagirwa. Ugomba kujya uhora ufite rwose isura yijimye, isura ibabaye. Uyu musore rero abivuga koko isura ye yayijimishije, maze Gasaro agahita aseka. Uyu musore ahita amureba nabi, Gasaro agahita amubwira ati mbabarira. Uyu musore ati nyine iyo sura ubonye mfite niyo nawe ugomba kugira, ibyishimo rwose bigomba kujya kure yawe. Uretse gusa igihe umuntu amaze kuguha amafaranga, mu buryo bwo kumushimira uba ugomba kumera nkaho noneho umwenyuyemo gake nko kumubwira turakoze. Ikindi kandi ugomba kuba uri umuntu uteye impuhwe, ku buryo rwose wigira nkaho niba bataguha amafaranga uri buhite upfa. Ugomba kwifata nk'umuntu niba atagufasha ubuzima buri bube burangiye. Ugomba guteza impuhwe abantu bose bakureba, bakabona nyine bakakubona nk'umuntu udashoboye, ufite ikibazo gikomeye kandi bagomba kugira icyo bakoraho, ku buryo umuntu akurebye agomba guhita yumva ko agomba kuguha amafaranga byanze bikunze. Ibyo bintu byose ugomba kubyitaho kugira ngo ubone amafaranga. Hirwa kandi abwira Gasaro ati ikindi kintu, niba rero wumva umaze kunanirwa ntabwo ugomba gutaha, ahubwo icyo gihe uzajya wicara maze abantu bagusange aho uri. Ariko igihe ufite imbaraga ujye uhora uhinduranya ahantu, uve hano ujye ahandi, ujye ahandi, ahantu hose uhajye. Ariko nunanirwa ntugatahe, jya wicara maze ushyire igikoresho cyawe imbere yawe, bazajya baza bagusanga aho nyine. Umunsi wakurikiye rero Gasaro asubira kureba Hirwa,
baba bicaye bari kuganira maze Hirwa akamubwira ati ndifuza yuko rwose nagusohokanaho gatoya maze ugafata umuyaga. Bajya mu modoka rero maze bakajya hanze bakajya gutembera. Gasaro rero abwira Hirwa ati ni ukuri ati nkunda ukuntu ufata neza rwose umukobwa wawe, ati nifuza kuba rwose naragize papa wanjye umeze nkawe, nifuza nibura nka 1/2 cy'urukundo wereka umukobwa wawe ko nakabaye aricyo nabonye. Hirwa ati none se kubera iki koko? Gasaro ati urumva papa wacu yabaye rwose umugabo udashobotse, yataye mama wacu tukiri batoya amutana abana 2, twaramushatse njye na murumuna wanjye imyaka myinshi ariko turamubura, ntiyigeze rwose areba inyuma ngo agaruke kutureba. Ubu rero nta rukundo rw'umupapa tuzi, ariko tekereza ukuntu rwose ukunda uriya mwana wawe, ni ukuri kukugira ni amahirwe masa. Ati kandi nanone nishimira ko nakugize nk'inshuti yanjye, wowe n'umukobwa wawe rwose muri ab'ingenzi mu buzima bwanjye. Hirwa ati ahubwo nawe warakoze kuba inshuti n'umwana wanjye, cyane cyane ko nta nshuti ubundi agira. Ati rero ntabwo rwose ari mwe mwahombye kubura papa wanyu, ahubwo niwe wahombye kugira abakobwa beza nkamwe. Ati uri umukobwa mwiza, uri mwiza, uzi ubwenge, ikindi kandi urashoboye, ikindi uhorana umuhate wo kugira icyo ugeraho. Ni ukuri yarahombye rwose kutakugira mu buzima bwe. Ibi byose aba ari kubivuga ari nako Gasaro aseka cyane yishimye rwose ko bari kumutera imitoma. Ati ahubwo uragira ngo wowe nsimbukishwe n'ibyishimo kubera ko amagambo uri kumbwira yose ari kunkora ahantu. Hirwa ati hoya ntabwo ari imitoma, ibintu ndi kukubwira niko bimeze. Hirwa rero areba mu maso cyane Gasaro maze akisanga yamaze kumusoma, ahita abwira Gasaro ati umbabarire ntabwo rwose nari mbitekerejeho birancika. Gasaro nawe ati hoya rwose nta kibazo, wikwirirwa unsaba imbabazi. Hirwa rero ahita amubwira ati tuzabona n'ejo. Aba yumva ahari ibintu akoze rwose atabitekerejeho. Gasaro ati nta kibazo, gusa Gasaro asigara yishimye ari kujya yikora ku munwa agakomeza afasheho. Aba ari kwisekana wenyine nta muntu bari kumwe, aba yishimye rwose mu buryo bugaragara. Gasaro rero n'ubundi ataha ari kugenda aseka wenyine, agihinguka mu rugo agahita asanga wa musore uba umaze iminsi amugendaho n'ubundi ari iwabo. Ahita abona ari kuganira na Iriza, ahita rero atangira akijima, ariko akagenda basanga abaza Iriza ati uyu se we kandi ari gukora icyaha. Iriza ati ninjye nahamurangiye, uyu musore rwose aragukeneye, nagombaga no kwamurangira akaza kukureba. Gasaro ati wowe se kandi urashaka iki? Binyibwire n'umunwa wawe. Uyu musore ati ni ukuri maze iminsi nguhamagara ntiwitabe, kandi mba nkeneye kumenya amakuru yawe, ntakubeshye ntutekereze ko rwose nkigenzwa n'ibyaduhuje. Hoya ariko nanone naragukunze, nabonye uri umukobwa mwiza kandi witonda. Nakubwiye neza yuko umusore mwahuye cya gihe atari we njyewe, ariko ni ukuri ndifuza rwose ko twakundana, ndagukunda cyane. Gasaro ati uje nabi rero cyane rwose, ntabwo byashoboka. Mfite umuhungu nkunda kandi niyumvamo, ndamwishimira cyane. Uwo rwose niwe mba numva naba ndi kumwe nawe ibihe byose. Ntabwo rero rwose nakorwa nkubeshya urukundo kuko ntibishoboka, ntabwo byakwemera. Uyu musore ahita amubwira ati noneho bishatse kuvuga ko rwose nakererewe, ufite undi muntu watuje mu mutima wawe? Gasaro ati cyane, mfite rwose undi muntu nkunda. Uyu musore abwira Gasaro ati nta kibazo nibura tuzibera inshuti zisanzwe. Gasaro ati hoya ntabwo byashoboka, n'ubundi uko wajya umpamagara cyangwa uko twajya duhura buri gihe wajya wifuza yuko hari andi magambo warenzaho. Ntabwo rero rwose mbishaka, ihangane ubyakire, mfite umukunzi. Uyu musore aramubwira ati nta kibazo ndabyumvise, ariko nanone nkwifurije amahirwe masa mu buzima bwawe, uzahirwe rwose. Hashira iminsi rero uyu musore aba ari kwigendera, maze agahita abona Gasaro yicaye ahantu ari kugenda nyine asabiriza yambaye imyenda idasobanutse. Ahita ahagarara
maze Gasaro agahita aza yiruka aza ku y'imodoka naho nyine abaje kuhasaba. Uyu musore afungura ikirahure, Gasaro agahita abona niwe nyine, ahita rero yiruka cyane rwose nta kintu amuvugishije. Uyu musore ahita ajya kureba Iriza aramubaza ati mbabarira umbwize ukuri, Gasaro se ni uriya mwuga akora, kubera icyo asabiriza? Iriza aramubwira ati mbabarira nkubwize ukuri, impamvu Gasaro rwose asabiriza ntabwo ari umwuga, ntabwo ari ingeso, ahubwo afite murumuna we urwaye kandi urembye, ari kwa muganga ategereje ko rwose bagomba kumubaga bakamuteramo undi mutima. Ati niyo mpamvu rero nyine Gasaro aba ari gushaka amafaranga kugira ngo arebe ko yabona amafaranga yo kumufasha gukora iyo operasiyo. Uyu musore aramubwira ati none se kubera iki nibura Gasaro atansabye ubufasha ko rwose nari kubimukorera? Iriza ati ibyo bintu ntubitekereze, Gasaro ntiyabyemera ntiyanabikubwira, ni umukobwa wihagararaho, yahitamo rwose kujya gukora biriya akora aho kugira ngo agusabe amafaranga kandi azi neza ko hari umunsi washatse ko mukora gahunda ntibyemere, ntabwo rwose yayagusaba. Uyu musore rero biramubabaza cyane, maze akavuga ati n'ubundi uyu mukobwa rwose namubonaga ibibazo mu maso, gusa narabimubajije ariko yanga kubimbwira. Iriza ati ntabwo Gasaro akunda umuntu umwinjirira mu buzima, nta nubwo akunda ko rwose ari umuntu umenya ibibazo afite arwana nabyo ku giti cye. Uyu musore rero amara gutaha, maze Iriza agasigara aganira na Gasaro. Iriza abaza Gasaro ati mbwiza ukuri, ibintu wavuze koko ni ibya nyabyo, ukunda Hirwa cyane? Ati ubuse ni gute koko wakwanga uyu musore w'umukire ufite amafaranga uzagufasha kwita kuri murumuna wawe, maze ibintu byose akajya abikora nta faranga na rimwe usohoye mu mufuka wawe? Ubu koko impamvu wahisemo Hirwa si uko wabonye yita ku mukobwa we cyane maze ugatekereza ko atandukanye na papa wawe akaba ariyo mpamvu wamuhisemo? Ni ukuri umubano wagiranye na papa wawe wituma rwose uhitamo umugabo utari uwa nyawe? Gasaro ati cecekere, Hirwa ndamukunda cyane kandi mukunda urukundo rwa nyarwo, naho rero uriya musore wundi turamutse tubanye naba ari ukubera amafaranga gusa, uwo mukobwa ntabwo rwose ari we jyewe, ntabwo nabana n'umuntu nakunda ngo ni ukubera amafaranga. Oya, amafaranga nzayabona kandi ndabizi, ibyo bibazo byose uvuga nzabikemura ku giti cyanjye, ntabwo rwose nabeshya umuntu urukundo ntafite. Iriza rero akomeza kumvisha Gasaro ko rwose agomba gukundana n'uyu musore, ariko Gasaro amubera ibamba ati nkunda Hirwa kandi mukunda urukundo, nta wundi muntu nabasha kumusimbuza. Gasaro rero ahita ahamagara mama we maze akamubaza ati mumeze mute? Mama we ati ni kwa kundi nyine nta gihinduka. Gasaro abwira mama ati umva mubwire ni ukuri yihangane murumuna wanjye akomere, kuko rwose arabura agatunga amafaranga nyabone. Ubu ngubu nabonye akazi kandi rwose mu minsi mike nzaza nyazanye maze bamukorera ibyo bagomba kumukorera, mubwira akomere. Mama ati yego rwose ndamubwira. Ava kuri telefone rero maze Iriza akaba arinjiye. Iriza ahita abaza Gasaro ati se ko ndabona noneho uri kwisetsa cyane, uyu munsi wabonye amafaranga menshi? Gasaro ati urabibugura bizi se? Ati uyu munsi nakoreye 130 byose kandi Hirwa yambwiye ko hari n'umunsi nzakorera arenza aya ngaya. Ati ubwo rero umva ko mu minsi mike rwose itarambiranye nzaba namaze kubona amafaranga akenewe kugira ngo bakorere operasiyo murumuna wanjye. Iriza ati ariko se ubundi Gasaro kubera iki wigora koko? Ubu ntabwo wasaba ubufasha uriya musore w'umushuti wawe ugukunda maze akaguha amafaranga ugakora ibyo byose utarinze kwigora? Gasaro ati hoya, ntabwo rwose nzafata amafaranga ye kubera ko business yanjye ndimo iri kumpa amafaranga, ubwo rero nta kibazo mfite kandi nzayabona rwose nyikuyeho. Iriza ahita amubwira ati sawa, ati nta kibazo, ati nyine wowe na Hirwa ndabona mu minsi izaza muzakora igihugu cy'abantu basabiriza gusa, ati ubundi muraberanye. Gasaro rero ahita aseka ati ibyo bintu ntuzongere kubivuga, ati nkunda Chris cyane ndamukunda.
Iriza ati komeza umukunde gusa nyine ziba ari blague kuko Iriza ni umwana mwiza cyane, ikindi kandi yumva Gasaro cyane akanamugira inama nziza. Umunsi wakurikiye rero Gasaro ajya kureba Hirwa, bicaye bari kuganira, nanone mama wa Gasaro akamuhamagara ahita ajya ku ruhande, ariko nanone akagaruka yijimye mu isura. Hirwa abaza Gasaro ati ariko Gasaro, hari ikintu nshaka kukubaza kandi umbabarire umbwize ukuri. Gasaro ati nta kibazo, wambaza icyo ushaka cyose. Hirwa ati kubera iki buri gihe iyo mama wawe aguhamagaye uhita wijima ku isura? Ati kandi umunsi wose ukirirwa utameze neza, ese hari ikibazo? Mama wawe se yaba adashaka ko njyewe nawe dukundana? Yaba rwose yarabyanze ko dukundana? Gasaro ati hoya, ibyo bintu ntabwo mama yabikora, yubaha amahitamo yanjye, kuba ngukunda byonyine birahagije, ntabwo rwose mama yakwanga. Hirwa ati none se hari ikihe kibazo? Gasaro ati nta gihari. Hirwa ati ndakwinginze, turakundana urabizi kandi turi n'inshuti zisanzwe ndetse no kuba dukundana, mbwiza ukuri ikibazo gihari ndashaka kukimenya. Gasaro ati nyine se sinakubwiye ko murumuna wanjye arwaye? Burya ntabwo arwaye ibintu bisanzwe, murumuna wanjye akeneye kubagwa bakamuhindurira umutima. Ubwo rero rwose iyo mama ambwiye ko buri gihe bitameze neza kandi ngatekereza ko ntarabona amafaranga ahagije, mpita numva ntaye umutwe. Hirwa ati none se kuki utabimbwiye mbere ko rwose hakenewe ko bagwa? Ntabwo wigeze ubimbwira. Gasaro ati ntabwo nari kwirirwa mbikubwira kubera ko ndabizi ko amafaranga angana nk'ayo nkeneye ntayo wabona. Wayakura hehe se? Ntayo wabona, niyo mpamvu ndiriwe nkurushya, kandi n'ubu ntibyirirwe rwose bikugora, nzayabona ndabizi. Hirwa rero ahita abwira Gasaro ati ndagukunda cyane mukunzi, kandi uri uw'ingenzi, gusa nanone rwose wabaye umuvandimwe mwiza. Urumva ukuntu wita kuri murumuna wawe, urumva imbaraga zose utakaza, n'ibyo kandi ndabigukundiye ni ukuri. Amufata ibiganza rero akamukomeza, maze Gasaro ati ni ukuri rwose urakoze kunkomeza. Hirwa ahita amureba mu maso agahita amubwira ati ayo mafaranga ngomba kuyaguha maze iyo operasiyo ya murumuna wawe igakorwa. Gasaro ati hoya wimbwira ibyo bintu. Ati ayo mafaranga se wayakura hehe? Hirwa ati sinakubwiye se ko maze imyaka 6 yose nkora iyi bizinesi? Utekereza se ko amafaranga nakoreraga nayagiraga nte? Ndayafite rwose, narayabikaga, narasevingaga. Gasaro ati koko se? Ahita amuhobera cyane maze akamubwira ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze kumfasha. Hirwa ati oya, ndagukunda cyane, kugufasha no kwifasha, wabaye uw'ingenzi mu buzima bwanjye n'umwana wanjye, watweretse urukundo utwitaho, kandi natwe turagukunda cyane. Ndakwishimira ku buryo udashobora kumva, rwose numva nta kintu cyakabaye kikubangamira, numva nta cyakubabaza, kuko uri umukobwa mwiza kandi utuje. Ni ukuri mba numva rwose nakakubaye hafi nkagufasha buri kimwe, ahubwo nuko watinze kubimbwira. Gasaro ati ndishimye cyane, arahaguruka agakomeza ahobera uyu musore amusomagura, kuko aba yumva atabyumva rwose, aba ari kumukora mu maso amukoraho, yumva nyine wagira ngo ari mu nzozi. Gasaro arataha, umuntu uri kumurya agahita abwira Iriza ibintu byose uko byagenze. Iriza kumirwa ati ninde wari gutekereza ko Hirwa yaba afite amafaranga angana gutyo? Ati ikindi kandi ni ukuri n'umwana mwiza, urumva ukuntu ahise rwose yitanga akaguha ayo mafaranga yose. Ati cyakoze mpise nemera ko koko n'amahitamo yawe yari meza, uwo wahisemo ni uwa nyawe. Burya umuntu kwitaho mu bibazo ntakwasa, umuntu ukumenya ubabaye burya niwe nshuti ya nyayo, niwe mukunzi kandi wa nyawe. Gasaro ati kandi nawe warakoze kunyihanganira igihe ntabashaga kugufasha kwishyura inzu, igihe ntabashaga guhaha nk'uko nawe ubikora. Ibyo byose urabikoze kandi ni ukuri ntabwo wigeze ubyinubira, warakoze cyane rero rwose nawe ndagushimiye. Gusa nyine ngomba kwihuta kuko tugomba kujya kureba mama maze tukamushyira amafaranga bagakorera operasiyo murumuna wanjye. Iriza ati genda amahoro kandi rwose Imana ibijyamo bigende neza, nanjye nimbona agakonje nzahita nza kubasura. Gasaro turakoze cyane. Iriza ati ugende amahoro. Gasaro
Gasaro rero agera iwabo asakuza cyane ati mama mama naje uri hehe se? Ati amafaranga noneho ndayazanye, zana rwose murumuna wanjye tumujyane kwa muganga, nta nubwo ngomba kwirirwa ninjira mu nzu, banguka banguka. Mama we ahita amubwira ati tuza tuza humura wihangayika. Gasaro noneho umutima ukamuvamo ati murumuna wanjye ameze neza? Mama we ati cyane, murumuna wawe ari mu nzu kandi ameze neza, operasiyo yarabaye yararangiye, ubu rwose yarakize ameze neza. Gasaro ati gute rero? Ati aya mafaranga yaba yaravuye he kugira ngo operasiyo ibe? Mama we ati haje nyine umusamariya mwiza. Ati mbese waba uzi umusore witwa Nikora? Nikora rero ni wa musore nyine uba warakomeje kugenda atereta Gasaro ariko Gasaro akamwanga. Gasaro ati yego ndamuzi. Ati rero uriya musore yaraje rwose adusanga kwa muganga, yishyuye amafaranga yose yasabwaga kugira ngo bakore operasiyo ya murumuna wawe. Ati kandi yavuze ko rwose abikoze kubera ko ari ikiremwa muntu kandi agomba kugira neza akigendera. Yatubwiye ko nta kintu na kimwe ategereje rwose kindi, nta yindi nyungu agomba kubikuramo. Yatubwiye ko abidukoreye kandi birangiye, nta kindi kintu rwose azatubaza, ntacyo ategereje. Mama we ati ntakubeshye, ntabwo nari nzi ko abantu beza bakibaho bakora ibintu nta nyungu babifitemo. Ati kuko uwo musore yambwiye ko yagukunze ariko ufite undi mukunzi, rero yabyubashye kandi rwose atariyo mpamvu itumye akora ibyo yagombaga gukora. Gasaro rero ahita yishima maze akavuga ati burya koko Nikora ni umwana mwiza, gusa Imana izamuha umugisha, izamuhe guhirwa muri byose. Ahita abaza mama ati none se murumuna wanjye ari mu nzu? Mama ati cyane ari mu nzu. Bahita binjira mu nzu rero bakajya kureba uyu murumuna wa Gasaro uba umeze neza rwose, yarakize noneho kandi yifitiye n'icyizere cy'ubuzima. Gasaro rero agaruka mu mujyi maze akajya kureba wa musore akamushimira byimazeyo kandi rwose akamusabira umugisha. Uyu musore aramubwira ati hoya nta kibazo rwose kandi nawe nkwifurije ibyiza gusa. Ajya kureba rero nanone Hirwa maze akabwira Hirwa ko rwose yasanze operasiyo yarabaye none amafaranga akaba ayagaruye, gusa araza akaza afite n'umushinga aba yarize mwiza cyane. Araza akawuzanira rero Hirwa ati hari umushinga mfite nkeneye gucishamo amaso maze ukambwira. Hirwa rero atangira kureba uyu mushinga maze akabwira Gasaro ati uyu mushinga ni mwiza cyane, ati umushinga wo korora amafi n'inkoko, ati uyu ni umushinga w'inzozi zanjye kuva kera narawukundaga, ubwo rero rwose menya ko wahisemo umushinga mwiza. Gasaro ahita amubwira ati hoya ntabwo ari uwanjye ahubwo ni uwawe, kubera ko ndabizi ko wahereye kera ubikunda, ni wowe rero nawukoreye, ndifuza ko ari wowe wawukora. Ati rwose ndashaka yuko uva muri ibi bintu byo gusabiriza maze ugakora umushinga kandi wishimiye. Hirwa ahita areba Gasaro ati koko se ni uwanjye? Gasaro ati cyane, na ya mafaranga se ko n'ubundi nayagaruye tuzayaheraho twongeraho n'andi yose dufite maze ukore uyu mushinga ukunda. Hirwa ahita ahobera Gasaro maze agatangira kumusomagura. Gasaro agahita abwira Hirwa ati nyine n'ubundi ni uko nashakaga ko unshimira. Bahita bakomeza rero bagasomana cyane maze gahunda igahita ikomeza. Gasaro na Hirwa rero bose bahita biyemeza kuva muri iyi bizinesi yo gusaba maze bagatangira kwikorera bafatanyije. Barakora rero kandi bikagenda neza, bagahirwa rwose bakaba bakire maze bakajya bambara neza cyane ku buryo noneho baba basigaye batambuka ntihagire umuntu n'umwe umenya ko ari ba bandi. Hirwa rero asaba Gasaro kandi ko babana kubera ko ibintu byose baba bamaze kubigeraho. Amwambika rero impeta maze bagakora ubukwe bwiza butagira uko busa. Bamara gukora ubukwe rero maze Hirwa akabwira Gasaro ati rero mukunzi, hari ikintu rwose nshaka kukwereka. Hirwa ashyira mu modoka Gasaro maze akamupfuka mu maso akamubwira ati wowe nitugera ku kintu nshaka kukwereka nta kibazo ndagupfukura.
Hirwa rero aramujyana maze bakagera ku nzu itagira uko isa, inzu nziza cyane nini kandi rwose ikeye. Hirwa rero ahita afungura amaso Gasaro maze akamubwira ati noneho wareba. Gasaro areba imbere akabona inzu itagira uko isa maze akabaza Hirwa ati none se mukunzi, iyi nzu niyo tugiye kujya dukodesha, niyo tugiye kubamo? Hirwa ati hoya, ati iyi nzu ni iyanjye nawe narayiguze kugira ngo tuyibemo n'umukobwa wanjye twe nk'umuryango nyine. Gasaro ahita yishima cyane maze akiruka ajya mu nzu, agera muri salo akabona iyi nzu ntako isa, iratatse neza, irimo ibintu byiza cyane, iba ari inzu nziza rwose. Gasaro ahita abwira Hirwa ati mugabo mwiza ni ukuri warakoze cyane, ati iyi nzu ni nziza, tekereza ko niyo nabaga ndi kurota, ntigeze ndota ko naba mu nzu imeze itya. Hirwa rero ahita aseka ati nyine ubwo ibyo uri kubona birenze inzozi zawe. Gasaro ati cyane. Hirwa ati ahubwo ubwo uri kukwereka mu cyumba cyacu urebe ukuntu hameze. Bahita bafatana ku rutugu maze bakazamuka ama esikariye biruka baseka bakagera mu cyumba. Hirwa agahita acana itara. Gasaro aba akirebye icyumba kinini cyane rwose, nacyo ubwacyo kingana nk'inzu yose. Gasaro ati mbega icyumba cyiza, ati ndebera ubu buriri, amarido, ibintu byose, ati ibi bintu ni byiza, ubu wabitekereje ute? Hirwa ati nyine mukunzi ukuye ibyiza rwose ahubwo birenze ibi ngibi uri kureba, ati ndagukunda cyane, ibi byose rero nabikoze ku bwawe, iyi ni inzu yanjye nawe. Bahita bahoberana rero maze bagasomana. Gasaro ati ndagukunda ubuziraherezo. Hirwa ati nanjye ndashima Imana kuri uwanjye ubuzima bwose, kandi ndagukunda, nzanagukunda iteka ryose, ndi umunyamahirwe kuba aka kanya ngufite iruhande rwanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.